Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'amashuri ndetse n'ibizamini bya leta, National Examination and Schools Expectation Authority Nesa, ryatanze itangazo rigena abanyeshuri b'umwaka ugiye gukora ibizamini bya leta bisoza ibyiciro by'amashuri bigiye bitandukanye. Abo ni abasoza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye troncome cyangwa se sinasri, ndetse n'abasoza icyiciro cy'amashuri yisumbuye sixième année cyangwa se sinasix cyangwa se level 5 kubiga imyuga n'ubumenyingiro. Ni itangazo rigenera abanyeshuri ndetse n'ababyeyi babo cyangwa se abarezi babo. Niba uteze amatwi ikiganiro ugiye gusobanukirwa byinshi byatanzwe n'urwego rushinzwe igenzura ry'ibizamini bya leta ndetse n'ikosorwa ryabyo rya 2024-2025. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe tukajya tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri Favor Entertainment. Naho nje my name is God Favor. Guhaye ikaze. Ibizamini bya leta bisoza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye n'icya kabiri cy'amashuri yisumbuye by'uyu mwaka wa 2024-2025 bizatangira tariki ya 9 Nyakanga saa 2 za mu gitondo 2025, bisoza tariki ya 18 Nyakanga 2025. Ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye O level n'icya kabiri A level cy'amashuri yisumbuye bizatangira ku mugaragaro kwa gatatu tariki ya 9 Nyakanga 2025. Ibizamini kandi tubutse kubitegurwa bikanakurikiranwa na Minisiteri y'Uburezi Minedik, bikazabera mu mashuri akoramo ibizamini bya leta 1595 hirya no hino mu gihugu. Ubwo bivuze ko site z'ibizamini bya leta ari 1595 mu gihugu cyose. Icyiciro rusange O level abakandida ni 149 n'abandi 134 barimo abakobwa 1082 n'abantu 412 ndetse n'abasaza babo 1036 ndetse n'abantu 722. Murumva ko ikigero cy'abakobwa biyandikishije mu gukora ibizamini bya leta ibizamini kurusha icy'abahungu. Ibizamini bya leta bya O level bizakorwa mu bigo 715, mu gihe icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye advanced level cyangwa se A level abakanda ni 1006 n'abantu 364 no biyandikishije barimo 1041 biga mu mashuri asanzwe. Abakobwa ni 1055 n'abantu 435 n'abahungu ni 1045 n'abantu 646 hamwe n'abantu 5243 biga mu mashuri yigenga, harimo abakobwa 3342. Ibizamini bya leta by'amashuri y'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye bizabera mu bigo 880. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa uburezi budaheza, Minedik izatangaza ubufasha bwihariye ku bakandida bafite ubumuga 459 bo mu cyiciro rusange na 323 bo mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Ubufasha burimo impapuro z'ibizamini zanditswe mu nyuguti za Braille no mu nyuguti nini n'ibikoresho bizifashishwa n'abantu bafite ubumuga. Abakandida bazafashwa kandi no kwandika subscribes ndetse n'igihe kinini cy'inyongera cyo gukora ibizamini bya leta bisoza icyiciro basoje. Ku bindi bisobanuro kandi urwego rwatangaje ko mwamagana cyangwa mukandikira German haguma kuba umukozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri Nesa, cyangwa se kuri mukamwandikira kuri email haguma kubaho @nesa.gov.rw cyangwa se kuri telefone 0788 988 Ibi ni bimwe twagenderagaho ku bizamini bya leta, uburyo ki bizategurwa, uburyo ki byateguwe cyangwa se uburyo ki bizakorwamo. Je mwabanaga nawe yari God Favor, ibyacu nakagaruka. Murakoze. Mukomeze gukora subscribe kuri YouTube channel Favor Entertainment. Tubana mu biganiro bigiye bitandukanye.